kandi mwigire kumenya. Muzasanga mu itorero ryacu uko abantu bahunga kwiga bagenda bashaka izindi nyito, tutarize sciences mene ngo ize sciences z'umwuka. Sciences z'umwuka nayo barayiga, ariko wibeshya ko wayize kuko aho wagiye ntabwo muri murya bigiramo sciences z'umwuka. Iyo nayo irahari, sibyo? Iyo ariko ivuze ngo nize sciences z'umwuka si ukuvuga mu ndimi. Hagiye kwarimara kuririmba, umwigisha agahita ko ajya muri agahindura inyigisho. Nuvuga ngo uwo mwigisha yategura ntabwo umwuka wera bahari. Bega umwuka wera haba amaze kubona baza kuvuga. Uwo rero siwo. Rero icyambere dukeneye kugira ngo dukore umurimo we ni ikihe? Icyambere ni ikihe? Icya kabiri dukeneye kwiga tukamenya, kuko yaduhaye umurimo wo kujya kwigisha. Mu bibazo dufite nuko dufite abantu babwirijwe, abantu bahamagawe, ariko tudafite abantu benshi bigishijwe. Ibyishimo byuzuye kwariho nabonye ibyishimo byuzuye. Tuzamurira Imana yacu icyubahiro. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Mwanyemerera bari ibyo bakiri hano tugasubiramo ako gace baririmbye ngo nzahora mparanira kugira gute? Guhora imbere yawe. Kubera iki? Nzahora mparanira guhora imbere yawe, kuko ariho honyine nabonye ibyishimo byuzuye. Nzahora mparanira guhora imbere yawe, kuko ariho honyine nabonye ibyishimo byuzuye. Nzahora mparanira guhora imbere yawe, kuko ariho honyine nabonye ibyishimo byuzuye. n'amajwi yacu yonyine gusa. Nzahora mparanira guhora imbere yawe, kuko ariho honyine nabonye ibyishimo byuzuye. yewe nzahora mparanira girana iryo sezerano n'Imana uyu munsi. guhora imbere yawe, kuko ariho honyine nabonye ibyishimo byuzuye. yewe nzahora mparanira imbere yawe, hariho honyine nabonye ibyishimo byuzuye. Dusabe tuyihagaze Pastor Anakreti aze hano adufashe gusenga. Tugiye gusengera imitima yacu, igiye kwakira ijambo turagezwaho na nyakubahwa umushumba mukuru w'itorero ryacu, ariko dusengera imitima yacu. Ushobora kuba waje uvuga ngo naje muri graduation, ushobora kuba waje uvuga ngo naje mu birori, ariko nyamara hano hari Imana.
aha hantu ndahubaha. Haleluya, haleluya. Aha hantu ndahubaha cyane. Yesu ashimwe cyane. Aha hantu ndahubaha, aha hantu mpaha agaciro kuko Imana irahari. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mana ishobora byose, se umwami wacu Yesu, turakunezerewe muri iki gitondo cyiza uduhaye, ukakiduhamwe imbaraga tukinjira mu nzu yitiriwe izina ryawe. Habwa icyubahiro kuko ibi byose byavuye mu rukundo rwawe. Nirwo rwatumye uturinda, nirwo rwatumye udushyitsa none tukibuka iyi gahunda tukayibonekamo. Tugushimiye byose byakoretse, tukuragije ibiri imbere, umwanya tugezemo. Tugiye gutegera amatwi ijambo ryawe, jambo rikiza, jambo ribohora, jambo rirema, ijambo mwami mwiza rihindura, maze ibyari bipfuye bikazuka, bikaba bishya ndetse bikaba bizima. Nushimwe. Dusengeye umukozi wawe ugiye kutubwiriza, mwami mwiza mushyigikire. Dusengeye imitima iteraniye ahangaha kugira ngo twumve ijambo ryawe kandi turyumvire. Ijambo ryawe rikora icyo waritumye mu bugingo bwacu, maze dutahe buri wese avuga ati nabonye Imana, numvishije Imana. Habwa icyubahiro kuko ineza yawe ari ituma ubigenza utyo. Ni ku bwawe Yesu Kristo tubambe tubyambaje. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 9. Uhereye kuri 35 aravuga ngo Yesu agenda mu midugudu n'ibigororero byose, yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Umurongo wa 36, abonye abantu ko ari benshi arabababarira, kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Maze abwira abigishwa bati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Mu bice bice 28 umurongo uhereye kuri 18, nuko Yesu arabegera avugana na bati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Kadusoreze mu byakozwe n'intumwa. Dusoreze mu byakozwe n'intumwa. Turasoma igice cya mbere umurongo wa 8. Baravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudeya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Haleluya. Impamvu duteranye umunsi nyamukuru ni bene data barangije amasomo, bamaze imyaka 3 biga. Rero kuko nubwo tutarinjira mu birori, murabizi ko mu itorero ryacu ntabwo tumenyereye ko abantu basenga bambaye ingofero. Zero si ingofero, ni amakamba twabambitse yo kubashima, yo gushima. Ni nkamwe twambika abageni, ni nk'aya mavara twambika abageni. Ntihagire umuntu uza kuvuga ngo abantu ko bambaye ingofero mu rusengero, ahubwo uyu n'umwambaro w'ikamba uyu munsi wa none bambaye. Rero reka tubanze tubabwiye ngo felicitation. Muri babwireze felicitation. Aribo, ari abadamu babo, ari abagabo babo, ari abana babo, kuba bicaye hano nuko hari abantu bagiye bitanga cyane, kandi bamaze imyaka yose biga Bibiliya, bize n'izindi nyigisho ko Bibiliya inajyana n'ibindi byinshi bitandukanye.
ariko turanezerewe cyane ku bwabo. Uyu munsi ni nabyiza ko turi kumwe n'abaririmbyi, turi kumwe n'abari mu ishuri ry'umuziki, abigisha b'abandi. Twarahuye ejo bundi tugirana umwanya muto tuganira. Uyu mwanya rero turi mu rusengero rwayo, Imana yashyize ku mutima kongera kwibutsa umurimo Yesu yaduhaye. Haleluya. Kongera kwibutsa umurimo Yesu yaduhaye, kugira ngo nituba turi hano, nituba dusenga, dusenge twumva tuzirikana umurimo Yesu yaduhaye. Umurimo Yesu yaduhaye uroroshye, urumvikana kuwumva, ariko uyu mwanya turaza kwibanda ku bintu bitatu bidushoboza gukora neza umurimo Kristo yaduhaye. Muri Matayo aho twatangiriye dusoma, iyo uhereye mu bice 8 niho icyo gice ngisomye nkibonamo inkuru intangaza buri gihe. Niho ubonamo abantu bakoze inama yo kwirukana Yesu. Bakoze inama babwiye Yesu ngo turakwirukanye, genda. Hari habaye iki? Nimusoma mu bice 8 bya Matayo mugasanga Yesu yageze ahantu ngo hari abantu barwaye abadayimoni, ngo ku buryo abantu bose bahatinyaga, ngo kuko abadayimoni babagiraga nabi cyane. None Yesu ahageze, kuko Yesu icyamuzanye no gukiza. Burya ahantu hose Yesu ageze agakiza. Yesu ashimwe. Bega ibintu byose bivuye kuri Yesu. Ibimugize abo twaganiriye ejo twabwiye ko n'amacandwe ye arakiza. Amacandwe y'abandi bantu aravuma, ariko ya Yesu arakiza. Haleluya. Uwo yaciye mu maso yarahumutse, hari no yaciye mu kanwa. Nimusoma muraza gusanga umuntu bamuzaniye ngo ari igipfamatwi, ngatumva, atanavuga, noneho ngo amucira ku burimi. Uze si mu kanwa. Ariko igitangaza nuko ayo macandwe ye yamubereye umuti, atangira kuvuga. Yesu ashimwe. Rero aho yanyuraga hose nta wundi murimo wa Yesu, ni umurimo wo gukiza, kandi cyamuzanye kwari gukiza isi. Noneho kugira ngo yongere yunge umuntu na data, yongera muhuze, yongera mukize. Mu bice 8 muri Matayo aho twasomye, umubona ngo ngamaze ngafata hakurya, ni mu gihugu cy'Abagadaleni, ni mu 28, ngahura n'abantu babiri batiwe n'abadayimoni bava mu mva, ngo barabasazi cyane bituma ari nta muntu watinyuka kunyura muri iyo nzira. Ngo barataka cyane bati duhuriye he, mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera? Ngo hirya yabo hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, ngo abadayimoni bazibonye baramwinginga bati nutwirukana utwohereze muri ya mugana w'ingurube. Arabasubiza ati nimugende. Babavamo baragenda, bajya muri izo ngurube, umugana wose wirukira ku gacuri, izisuka mu nyanja, zipfira mu mazi. Umva ikibazo kigiye kuvuka rero. Abantu barakize, kandi abantu bari bamaze igihe abantu bose babona ari ikibazo. Ariko ngabungeri bazo ngo barahunga, ngo binjiye mu mudugudu, bavuga ibyo babonye byose n'iby'abari batewe n'abadayimoni. Bega mu bintu bavuzemo, banavuze n'ibyo abantu bakiza abadayimoni. Haleluya. Ngarika abantu bo muri uwo mudugudu bose, ariko iyo bakimenye ibyo bakiza abadayimoni bari kubigenza gute? Bari kubigenza gute? Bagombaga gushima Imana. Ariko umva impamvu batashimye Imana. Ngo muri uwo mudugudu ngo bose bajya gusanganira Yesu, ngo bamubonye baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Rero urumva kubera iki? Nubwo yakijije abantu, ariko byakoze ku ngurube zabo. Buriya Yesu ajya adukiza, ariko adukiza ashaka ko n'ingurube zigenda. Rero ikibazo ni abantu dufite bashaka ko Yesu akiza abadayimoni, ariko ingurube zo zikahaguma. Noneho rero Yesu abona aba bantu nta mutima w'ubwami bafite, abona nta mutima wo gukira ko abantu bafite. Ugeze mu bice 9 niho ubona ngo yakomeje gukora umurimo wo kubwira abantu by'ubwami bw'Imana, akiza abarwayi, akiza ibyaha,
abona abantu ni benshi barababaje. Ku murongo twasomye ngabwira abigishwa be ngo ibisarurwa ni byinshi. Haleluya, haleluya. Abango ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi bati ni mwinginge nyiri ibisarurwa. Yesu mu murimo rero yakoze harimo n'umurimo wo gushaka abasaruzi, kandi n'uyu munsi aracyabashaka. Icyampangiye nawe tukamubira abasaruzi. Yesu ashimwe. Mu bice 28 twasomye aha Yesu yari amaze kuzuka, ni muri ya minsi Yesu amaze kuzuka, kuko umuntu yemaze yigisha iby'ubwami bw'Imana. Ahagiye gusubira mu ijuru rero nibwo yongeye kubwira abigishwa be umurimo basigiye. Niho yababwiye ngo mugende mu mahanga yose, mugende muvuga ubutumwa bwiza. Iyo usomye muri Luka no muri Mariko ho arababwira ngo kwihana no kubarirwa ibyaha mukwiye gukomeza kubivuga mukabibwira abantu, kuko igihe nzazira abo nzaba nshaka. Kandi muzanasanga Yesu nawe muri Matayo ibice 4 atangira umurimo, ikintu cya mbere yahereyeho ni ukubwira abantu ngo nimwihane. Yewe abasigira ubutumwa bwo kujya mu mahanga yose, ariko bagaheraho bari bakahahera ngo bagende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, muwabatiza mu izina rya Data wa twese, munabigisha kwitondera ibyo nababwiye. Kugira ngo umurimo Yesu yaduhaye tuwushobore birasaba ibintu bitatu. Ikintu cya mbere bidusaba ni uguhinduka. Muzi impamvu ntushobora guhindura abantu kwa bigishwa ba Yesu nawe utariwe? Yego. Mbega ntushobora guhindura abantu ngo babe abigishwa ba Yesu nawe utariwe, ngo mugende muhindura abantu. Rero ntabwo mwajya guhindura abantu mwebwe mutarahindutse. Niyo mpamvu intambwe ya mbere yo kujya muri misiyo ya Yesu ni ukubanza ugahinduka. Haleluya. Muzi impamvu dukeneye kubanza guhinduka? Ntabwo abantu tubahinduza ibyo tubabwira, tubahinduza icyo turi cyo. Yego. Ntabwo mwabaririmbyi mwe buriya ntimugire indirimbo muririmba zihindura abantu. Icyo muri cyo nicyo gihindura abantu. Kuko burya niyo muririmbye amagambo, ntabwo duhindurwa n'amagambo yanyu, duhindurwa na spirit yanyu. Haleluya. Ntabwo burya duhindurwa n'amagambo mwigisha tubwira, ahubwo umwuka uba muri we n'uduhindura. Kuko uyu mwuka niwe wemeza abantu, niwe ubatsinda, niwe ubabwira ibyo bakora. Uyu mwuka niyo mpamvu rero icyambere dukeneye kugira ngo dukore umurimo wa Data nuko dukeneye guhinduka, kandi tugahinduka abantu basa na Yesu. Haleluya. Kuba Yesu yaraduhamagaye, kuba yarakuzanye muri korali, kuba Yesu yarakugize mwarimu, kuba Yesu yaraguhamagaye, itorero naryo ikagutuma, ntabwo bivuze ko byarangiye. Na niyo mpamvu n'uyu mwanya muri iri teraniro dufite uyu munsi ryakubera umwanya wo guhinduka. Yesu ashimwe. Kuko intumwa zagendanye na Yesu igihe kinini ariko zitarahinduka. Mose Imana imuhamagara kugira ngo ijye kumutuma, yari atarahinduka. Yari afite iby'Imana yamuvuzeho, ibyo yamugambiriyeho, yari afite amakuru mu butayu, ibyo byose yari abifite. Yari afite ibyo kwa sebukwe, yari afite ko Imana imuhamagara, yari afite ko ari n'umugambi Imana imufiteho, ariko Mose yari ataragera ahantu asa n'Imana. Muribuka umunsi umwe Imana imuhamagara, ikamubwira ngo ufata ikiganza cyawe ngo agishyire hehe? Agishyire mu gituza. Ngo yagikuyemo kimeze gute? Cyuzuye ibibembe. Ibyo bibembe kwari kumubwira ati Mose, mu Bisiraheli wabizi ko umuntu ubembye baramuheza. Ibibembe byari bivuye muri Mose, byari byo muri we, kandi aranje ntiyamubwira ngo bijugunye, aramubwira ati ongera ukiyasubize. Sibyo? Akiyasubije bigenda gute? Ariko urugendo Mose yagendanye n'Imana,
uburyo yagiye yegera, yagiye ayishaka, kuko niyo yakoraga ibitangaza, niyo yashyiraga hasi inkoni akabona ibaye inzoka, akabona imize iz'abakonikoni. Yarazi ko we ni umunyantege nke. Gushaka Imana ko rero byamugejeje ku rwego uko atindana n'Imana abantu bamubona bakabona arabagirana. Haleluya. Niyo mpamvu uyu mwanya nongera guhamagarira abakozi b'Imana, abaririmbyi, abavuga butumwa, ababwiriza butumwa, abashumba, ni mwongera igihe cyo kubana n'Imana, kubera ko kugira ngo duhindure abantu biradusaba twe kubanza guhinduka. Ngo mugende mubahindure kuba iki? Baba bigishwa banjye. Baravuga ngo the heart speak to the heart, umutima uvugana n'umutima. Buriya iyo abantu bagize umuyobozi, umwigisha, akaba ari umujura, niyo atabibigisha arababyara, si byo se? Iyo ari umubeshyi niyo atabibigisha. Kandi burya imitima iravugana. Uzi ko umuntu avuga ngo ndagukunda akwanga umutima ukamubwira atakubeshya. Imitima iravugana burya, imitima iraganira. Niyo mpamvu rero kuko Imana yaduhaye umurimo wo guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu, ndambwira umuntu wese wumva ari muri uyu muhamagaro, wumva ajya mu muhamagaro wa Yesu, wumva ashaka kuba umusaruzi, ngo banza utere intambwe yo guhinduka, ube umwigishwa wa Yesu. Use nawe, uvuge nkawe, ukore nkawe, ubeho nkawe. Ubuzima bwawe wifuze gusa na Yesu, wifuze kuvuga nka Yesu, wifuze kugira imigendere nk'iya Yesu. Ibyo nitubikora bizatuma duhindura abantu nabo base na Yesu, babe abigishwa ba Yesu. Haleluya, haleluya. Ibyo nitubikora bizatuma n'abatwumva. Niko Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo wirinde ku bwawe, wirinde no kubw'inyisho wigisha. Kubera iki? Ukeneye kwikizanya n'abantu bakumva. Ntabwo waba umuntu ushaka gukiza abandi, ntabwo waba umuntu ushaka kujyana abantu mu ijuru utajyamo. Umwami Yesu adufashe. Uyu mwanya icyo abarimu bakoze barabigishije, ariko icyo natwe twongera kubasaba ni ukubabwira ngo mwe uyu munsi murangije aya masomo yo kubafasha kwigisha abantu bijyanye no kuri ijambo ry'Imana, ni ukurushaho kumenya ko mu byo mukeneye, mu by'itorero rikeneye, mu cyo dukeneye uyu munsi, mu cyo abaririmbyi bakeneye, dukeneye guhinduka tugasa na Yesu. Cya kabiri, kugira ngo dukore umurimo we dukeneye kwiga tukamenya. Iyo Yesu avuze ngo mugende mwigisha abantu, ngo mubigishe, ubusesu y'abantu inshingano yo kwigisha atabaho yo kwiga. Ibyo mumva bishoboka? Yabaye inshingano yo kwigisha ntabaye yo kwiga. Kamashimire ko mwiza. Abantu mu buhamashyi. Biravuna ntimubona bambaye amakanzu. Ntimubona bambaye amakanzu, ariko biravuna. Rero Yesu iyo avuze ngo mugende mubigishe, abanabwe abantu ngo mugende mwige, mugende mumenye. Ikibazo tugira ni uko iyo abantu bamaze guhinduka, bagira ngo guhinduka gusa birahagije, bigasimbura kwiga. Kandi Yesu yabidusabye byombi. Yatubwiye ngo tubahindure ariko tunabigishe. Rero tubasha kubahindura, tutabigisha ntitubakomezanye. Yego. Mbega tubasha mubona impamvu tujya ku misozi tukabahindura, ariko nyuma y'imyaka 5 bajya bashaka ntubabone, nuko tukabahindura ariko ntabwo twabigishije. None se Yesu yarashoboye kuza mu cyumweru kimwe agahindura abantu, ariko yamaze imyaka 3 agendana n'abigishwa abigisha. Abana nabo abigisha, kandi akabigisha bari muri rusange, akabigisha ari bonyine, akabigisha ari bakeya, akabigisha ku manywa, akabigishiriza mu nzira, akabigisha bicaye, akabigisha bariye, akabigisha batariye, agera nubwo atangira kubaha amastage. Yego,
akabohereza mugende muzampa raporo, bakagenda bagakora, ubundi bakaza bakanamubeshya ayo akabamenya, bakaza bakamubwira ati rwose ibitangaza byakoretse abadayimoni byose, mbega kabareba akabati aho murabeshya. Noneho agafata undi munsi akabati muze tugende, akabajyana hahandi bavuye. Bagerayo ngaho bageze ngo umugore araza mwikubita imbere ati nkiriza umwana, ati dore n'aba bigishwa bageze hano baragerageza birabananira. Kandi umunsi bamubwiye ntibakivuze. Ati n'aba baraje baragerageje byarabananiye. Noneho mbega baragiye babwiye Yesu ibyo bashoboye, ibyo bananiye ntibabimubwiye. Bamuganga abadayimoni bagiye ariko ntibavuga umudayimoni wabananiye. Noneho Yesu aramukiza ngo biherereye, babwira Yesu ati niko byagenze. Ati niko byagenze, atahubwo buriya niki twabuze twe. Arabwira ati uriya mudayimoni ntakorwaho n'ikindi ni ugusenga no kwiriza ubusa. Ati iryo shuri ntimwarijyamo. Ati mwagiye mwariye. Ati iryo shuri ntabwo mwarijyamo. Nandi kwabwira ko Yesu kuba yaramaranye n'igihe abigisha no kuba yarabise abigishwa ubwabyo. Yego, kuko abantu bababonye nibo babise abakristo, ariko Yesu we yahamagaye abantu muze mu nkurikire kugira ngo abigishe abatoze. Haleluya, haleluya. Yesu we yabahamagaye kugira ngo abatoze. Abantu bababonye nyuma mu byakozwe n'umwazi kubibona nibo baje kuvuga ngo abantu barasa na Kristo, abantu n'abakristo. Ntabwo Yesu yabahamagaye muze mu abakristo, yavuze ati mwebwe muze mu nkurikire, hari icyo nzabagira. Si byose hari icyo nzabagira. Rero kwiga birakenewe, kwiga ni ngombwa. Dukeneye kwiga ijambo ry'Imana. Mu bibazo dufite ni abantu bashaka kwirirwa baryigisha ntaho baryize, n'abantu bashaka kuzenguruka asoma akarongo kamwe akavuga ati akanda kazengukana uyu mwaka. Sibyo? Namwe mukabatumira, namwe mukabahamagara, hakaba ruga ati ndabifite ndashaka kuza kwibabwira. Umuntu asajya kubwira ati rero tugiye ndashaka kuza kubigisha mujye mu wazantu yabyize. Yego, hari igihe hegeze haba muri kino gice, hegeze haba ibiganiro bashaka umuntu bohereza kwiga. Noneho byasaba akakwiye kuba yarize amashuri abanza. Noneho harimo umuntu wayize, harimo n'utarayize kuzi gusoma, ariko yavuga ko gusoma byishijwe n'umwuka. Noneho haba ikibazo ati ninde twohereza, bamwe bati mwohereze ngo wigishijwe n'umwuka nawe muhanga. Ati mwohereze wigishijwe n'umwuka niwe muhanga. Yesu uretse kuzura umwuka yaranamufite anawutanga. Byarashobokaga ko aza kandi yajyaga nabikora ngo yavuge ibintu ntibabyumve ngakabahumekeraho umwuka, ariko ntibyakuyeho kabigisha. Ntibyakuyeho ko abatumwa kaza kubabaza kajya no gukurikirana. Ntibyanatukuyeho ko niyo yigisha ababaza niba bumvaga, kuko yarabigishaga baba biherereye akavuga ati ko nigishaga mwumvaga abantu bavuga ibiki. Yego, Yesu yarabanye n'abigishwa be nk'umuntu uri kubatoza, uri kubigisha, umuntu ushaka ko bahinduka, ushaka ko bamenya. Na niyo mpamvu dukeneye kubwira abantu aho tugana dukeneye gutera abantu mwete bakiga kuko niba Yesu yaravuze ngo mubigishe nuko ashaka abantu biga. Haleluya. Mwe uyu munsi musoje aya masomo, ibyo kwiga muracyabifite, mugende mwigi. Sibyo? Mukomeze mwigi. Natwe turacyakomeje, nabaga abasaza mu ntabwo bakiga baracyakomeje. Kandi mwigire kumenya. Muzasanga mu itorero ryacu uko abantu bahunga kwiga bagenda bashaka izindi nyito,
atutarize sciences mene ngo yize sciences z'umwuka. Sciences z'umwuka nayo barayiga ariko wibeshya ko wayize kuko aho wagiye ntabwo muri murya bigiramo sciences z'umwuka. Iyo nayo irahari sibyo? Iyo ariko ivuze ngo nize sciences z'umwuka si ukuvuga mu ndimi. Ngo sciences z'umwuka. Bea bati niba harabize sciences zimene atayiko natwe kwize sciences z'umwuka. Mukanya ndavuga umwuka wera impamvu tumukeneye ariko dukeneye kwiga. Tukemera kwicara tukiga. Dukeneye kwicara tukiga. Dukeneye kwicara tukiga. Yego. Nubona umuntu ababwiye akashaka kuza kwigisha muzamuwaze aho ibyo aho yabyize. Hari uburyo bwinshi bwo kwimuzamuza aho yabyize. Impamvu dushaka kubaha iyo certificate ni icyemeza abantu ko twemera ko ibyo bintu ahantu wabyize tuhazi. Kuko twanje no kubaza abarimu ko bakwigishije n'ibyo bakwigishije, tubaza ni uko wagiye utsinda nabyo tubishyiraho sibyo? Rero ikibazo nuko wazajya kwigisha ukigisha nk'utarabyize. Icyo kibazo cyo kwiga abantu bashaje nabyo. Hari igihe umuntu yiga kuze none akavuga ati rero ntabwo nshaka kujya mwe bya theology. Ntabwo nshaka kujya mwe bya theology. Akigisha yabivuyemo. Bega nimuzave mu byo mwigishijwe. Niyo bagakwiye kwinyigisha umuntu ayitegura akayisengera. Nuzabyuke mu gitondo uvuga ati hari iryo nateguye ariko n'iryo Imana mbega Imana igiye guhitegura. Rimwe twese tubwiye umuntu tumutumiye kuzaza kwigisha tumubaza azatwigisha kuki, agatubwira tuse atumwuka yazabihindura mpageze nabibahaye. Nabwo atari ku mwuka we niba mukorana wamubwiye nyine kuzaza akabiguha. Niba mukorana cyangwa akora imaze kuririmba. Hari igihe kwa rimara kuririmba umwigisha agahita ko ajya muri agahindura inyigisho. Nuvuga ngo uwo mwigisha yategura ntabwo mwuka wera bahari. Bega umwuka wera haba amaze kubona baza kuvuga. Uwo rero siwo. Rero icyambere dukeneye kugira ngo dukore umurimo we ni ikihe? Icyambere ni ikihe? Icya kabiri dukeneye kwiga tukamenya kuko yaduhaye umurimo wo kujya kwigisha. Mu bibazo dufite nuko dufite abantu babwirijwe, abantu bahamagawe ariko tudafite abantu benshi bigishijwe. Ariko Imana ishimwe ko igenda yongera bigisha. Haleluya. Cyanyuma sorezaho gikenewe ni nacyo yababwiye mu byakozwe n'intumwa, arabwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanuki. Icya gatatu dukeneye ni imbaraga z'umwuka wera. Uko twagira ubumenyi kose tudafite imbaraga z'umwuka wera byaba amagambo adakiza, adahindura, adatanga ubuzima. Haleluya. Dukeneye umwuka wera kugira ngo uyu mwuka wera nawagira umumaro wo kuduhindura, nawagira umumaro wo kudusiga, agira umumaro wo kudushoboza umurimo, ariko ikindi anadushoboza guhamya Kristo. Buriya nimubona umuntu wuzuye umwuka wera atarize ibyo avuga mujye mu mwanya wo guhamya Yesu. Ntumugati wivuga ubutumwa, wibwiriza, wikigisha ngo nuhamye Yesu. Kuko umwuka wera yavuze ngo naza muzabagabo bo guhamya. Haleluya. Haleluya. Mbega ujye ubwira abantu ngo ntabwo ndi umwigisha, nta nubwo ngiye kubabwiriza, ariko hari nabonye ku Yesu nshaka kubahamiriza. Ndashaka kubahamiriza ko ibyo mujya mwumva bavuga ko akiza indwara arazikiza, narwaye bigenda gutya ariko Yesu araza arankiza mu mushimire. Ntukarenze iminota 10 kuko 30 ni yabigisha. Sibyo se? Haleluya. Haleluya. Ntukarenze 5-10 ujye uzubabwira ati rero ngiye simbwiriza sinigisha icyakora ndashaka guhamya Yesu. Ndashaka guhamya Yesu. Hari ikintu namubonyeho
mu bantu babishidikanyaho ngenda bihamya, ndi umugabo wo kubihamya kuko yabikoze iwanjye ndabibona. Mwabwira ati rero nashaka kubabwira afite icyo kibazo Yesu ko ibyo nabikora, noneho urekera abigisha baze kwigisha. Abigisha baze kubwira abantu Yesu abikora habaye iki. Yego dukeneye umwuka wera ngadufashe guhamya Yesu. Haleluya. Adufashe gufata Yesu tumushyire mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko umwuka wera azana ubuzima mu buzima bwacu. Dukeneye umwuka wera ngatume dushobozwa. Bene data bashumba, ubu mudafite imbaraga z'umwuka wera, tubahaye certificate nta mbaraga z'umwuka wera, ejo mwazabaza ibyo abantu batanga, ntimukenere ibyo ijuru ritanga. Wazaje ujya kwigisha ahantu ukavuga ati ko hano bakunda iki, sibyo? Njya mwumva n'umuntu ujya kwigisha ahantu akavuga ati ariko ti hano harya ni iki umuntu yababwira. Ariko umwuka wera atuma umenya ubutumwa Yesu ashaka kubwira abantu n'ubuhe, kwavuga iby'ukuri. Ariko ikindi nsorezaho, indi mpamvu dukeneye umwuka wera nuko umwuka wera atumenyesha ko Yesu turi kumwe. Yesu ashimwe. Kuko hano Yesu yaravuze ngo nubwo ngiye ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Mbega umwuka wera atumenyesha ko burya bya bindi byose tubikora Yesu turi kumwe, kugira ngo adushoboze, kugira ngo abane natwe. Haleluya. Rero ubona hano Yesu arahari. Ejo nabwiye abantu urugero rwo mu bukwe, kandi usorezeho. Mujya mubona iyo habaye ubukwe nk'ubwo gusaba, bubaka amahema, basaba bakoresha amahema uyu munsi, ugasanga hari ihema ryo ku ruhande rw'umukobwa n'iryo ku ruhande rw'umusore. Si kino babigenza naho. Noneho umubyeyi mu Rwanda, umubyeyi papa w'umukobwa ntabwo ari uvuga ijambo, ahubwo ashaka umuntu yizeye uza kumuvugira ijambo. Yego akamubwira ati rero kafiyete kazasabwa ni wowe twizeye, ni wowe uzatuvugira ijambo. Noneho waza ugasanga bateguye ahantu uza kwicara, uri umuvuzi w'ijambo, bakakwicaza ahantu heza cyane, hari ameza badekoye, bakashyira na mikrofone. Muzarebe nta mikrofone ijya ku meza y'ababyeyi, sibyo? Mwarabibonye? Kuko ababyeyi baba baravuze mbere, baba baravuganye n'ugiye kuvuga. Ikibazo ni ukujya kuvuga turavuganye n'ababyeyi. Noneho rero kandi ugasanga umwanya mwiza bawuhaye wowe, baguhaye mikoro, baguhaye umwanya mwiza, bakwicaje ahantu heza, bakakwakira, bakakuzanira cya gicupa kinini batarajyaho ababyeyi b'umukobwa, bakakiguhereza. Wafata mikoro nawe ukagira ati rero uriya mwana ntabwo mpfa kumubaho, tumwana wanjye se tariko bwamuramuzi tubose mwadukwera iki, kare twari dufite niyo wakoraga ibi, kandi rimwe na rimwe utanamuzi, amazina bayagoye ku gapapuro, wajya kuyasoma akaba n'igihe yitiranya n'aya mama we. Noneho bakaguha mikoro ukajya uvuga ngo rwose uriya mwana wanjye, kandi se w'umwana ari hehe? Yicaye aho ngaho hirya aho ngaho, ahari yumva ibyo muvuga, abireba. Ukajya uvuga ati use muradukwera iki, kandi nta nkizazi wawe zizajya kwa se w'umwana, ati use turamubaha. Mbere ugasanga yavuga ati uyu munsi ndabarushaye, ugabarusha ku mwana wande, umwana w'abandi. Isarahari niyo ubyishe ntabwo ahita avuga ngo ndisubiye reka mbyivugire. Niyo yaba azi kuvuga ijambo ntabwo aryivugira, aratuza. Rero cyo shaka kongera kubwira abakozi b'Imana twese turi hano, umwuka wera atuma tumenya ko iyo turi mu murimo na se w'umwana bahari. Haleluya. Se kandi awe nyiri itorero abahari. Yesu ashimwe. Burya rero muzirinde kubyica, muzirinde kubyica mugira ngo ntahari, kuko arahari. Bakozi b'Imana, bene data murangije kwiga, bamwe mu murimo w'Imana, abandi muyoboye amatorero, abandi muzayayobora, abandi muzajya mu biterane, muzatumirwa kuvuga ubutumwa. Mu byo dukeneye kuzirikana ko nyiri uyu murimo ahari. Umwuka wera rero
akomeza kukwibutsa akakubwira ngo wamubonye, wajya kuvugana n'abatu wamubonye, yego tuwamubonye, aturiya uri kubona azaca urubanza. Niyo mpamvu azaca urubanza gutabera nuko byose yarahari, yego impamvu azaca urubanza gutabera nuko ntazakenera abagabo, nta na kimwe wakoze adahari. Azakubwira ngo burya nari nicaranye nawe, nari mbibereye. Yesu ashimwe. Tugiye gusoza. Yesu yaduhaye umurimo mwiza wo guhindura abantu ngo babe abigishwa base na Yesu. Gihe kimwe negeze mpamagara abayobozi b'amatorero, nari ntaraza kuba umuyobozi wa ADEPR. Mpamagara abayobozi b'amatorero tujya ahantu, tugiye kwibaza ngo abantu tugira mu nsengero ni abigishwa ba Yesu, barasa na Yesu, yego. Noneho umuntu tukamuterera intebe, twamwatireba hano ufate isaha, buri mukristo, buri muntu wese ugira mu rusengero umunyuze imbere yawe na Yesu ahicaye, noneho umumurikire Yesu, urebe mu bantu Yesu aza kuvuga ngo abangaba turasa bangana gute mu bufiti. Noneho umusaza umwe aricara maze nk'amasaha 2, twumva atangiye kurira. Aratubwira ati muzi ko ndebye mu bantu mfite, mbona Yesu aje ntacyo yakuramo. Arabati ntangiye kwibaza niba mbona abantu mfite atari aba Yesu. Arabati ntangiye kwibaza ngiye nkorera nde, kuko hari igihe musanga dufite abantu buzuye insengero. ADEPR uyu munsi dufite abakristo bari mu matorero 3140. Aho wagera ufasha abantu 5 4 ushaka mu ADEPR uramubona, cyangwa 2, yewe ugeze shakona ayishize hejuru avuga ati negeze mbanda ahantu mu bukwe, noneho mbona abantu nari nzara bari mu rusengero abadiakoni, mbona umwe afashe icupa undi afashe irindi, ndavuga ati ibi ni ibiki? Aba bantu basanande, ariko se byatewe n'iki ngo tugira abantu benshi mu nsengero badasa na Yesu? Ikibazo rero wasanga kiko babahindura abigishwa ba Yesu, kuko bajya kubahindura no batarahindutse. Mwabaririmbyi mwe kabari mwe nibwirira baranda bageraho nyuma. Babantu tujya kubwiriza ubutumwa burya bahinduka basa natwe. Niyo mpamvu nidusa na Yesu nubo bazasa na Yesu. Ariko iyo bateye korasi neza, ejo bagusanga mu isoko bafatanye n'umuntu, sibyo? Ahita avuga ngo burya bakizwa bafatana n'abagakizwa afatana. Twegeze dukora igiterane kihanamo abantu bamaze kwihana, baranabatizwa. Umwajya no muri korari ushaka kugarukaho, noneho bari mu masengesho ya korari umwuka babwira abayishurira ko muri abo baririmbyi harimo umuntu umusambanyi. Aravuga ati buriya nabandi singi. Noneho rero hari harabaye iki? Uyu muntu atarakizwa yari umusambanyi ahantu hatandukanye, ariko mu bantu basambagana nabo harimo umuntu usengera aho ngaho mu itorero. Arangije yihanye rero agira ngo ubusambanyi ni ugusambana n'abapagani, kubera ko yarazi ko mu rusengero we n'ubundi yamusanze aryigaburo kandi babikoranaga. Aravuga ati buriya abo mu rusengero byo ntibibujijwe. Abandi bose arabareka asigarana n'ubu. Bamugezeho aravuga ati rwose narabiretse uretse runaka dusigaranye. Uretse runaka dusigaranye, abapagani bose narabaretse.
abantu kuki bahindutse badasa na Yesu? Kuki bahindutse bakaza mu nsengero bakabatizwa ariko wazajya mu buzima bwabo ukabona ntibasa na Yesu? Ikibazo si kubo twabwiye, ikibazo ni kuba babwira. Niyo mpamvu rero ubwo iri teraniro ndi kumwe n'abababwira benshi, ni mwebwe nshaka ko dusenga tubwo Umwami Yesu naduhindure duse nawe. Muhaguke dusenge. Murimbyi aravuze ngo ndashaka gusa na Yesu. Rabaho ntawegeza akumva uvuga urakaye. Rabaho ndashaka gusa na Yesu. Yafataga abana batoya, yarabigishaga, yarabakundaga. Ariko agiye gusoza rabaho nyamara sinsa nawe n'abandi barabizi. Abati Mana mfasha kugira ngo nse nawe by'ukuri. Natwe bene data bakundwa, mureke dusabe nyiri bisarurwa. Dufite abantu benshi bari muri uyu murima, ariko impamvu ari ikibazo cy'abasaruzi nuko abenshi bawurimo badasa na Yesu, batarahindutse, ahubwo ibyo bavuga bitandukanye n'ubuzima bwabo. Tugiye gusenga tubwire Umwami Yesu ngo duhindure uduhe gusa nawe. Oh haleluya. Kanse Pastor Claude yegere hano kugira ngo dufashe gusenga. Tugiye gusenga tubwire Umwami Yesu ngo turashaka gusa nawe. Turashaka gusa nawe, turashaka gusa nawe, turashaka gusa nawe. Kandi Yesu yaraje aba hano muri iyi si, niko Yohana yanditse mu butumwa bwiza mu gice cya mbere. Aravuga ngo yaraje, yari yuzuye ubuntu n'ukuri. Aravuga ngo kandi bimwuzuye nibyo yaduhaye. Rero iyo Yesu yakuzuye, iyo yakujuje ibimwuzuye, uvuga nkawe, ubaho nkawe. Yugeze mu ngorane zawe, yugeze mu bihe bigoye, mu bihe bitandukanye, ugira imyitwarire nk'iya Yesu. Kubera iki? Ibimwuzuye. Yesu mu byo yaciyemo byose nta na kimwe cyegize gihinduka uko ateye. Uwamubonaga wese yabonaga yuzuye ubuntu. Amen. Oh, no ku musaraba baramurebaga bakabona yuzuye ubuntu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Tugiye kumusenga, tumubwiye ngo yego turi mu murimo, yego turakora, yego turabwiriza, turaririmba, turasenga, yego imirimo irakoreka, yego ibiterane biri kuba, abantu bari kwihana, ariko dusenge kandi dusengera abantu bose bari mu murimo kugira ngo tubasabire guhinduka basa na Yesu. Mureke dusenga Imana. Amen. Tugiye gusenga, tumenye ibintu batubwiye gusengera, numvise biremereye cyane kandi ni iteraniro rinini. Mbese haba hari abashaka guhinduka abigishwa ba Yesu, wenda bari muri rusengero cyangwa bari ahatandukanye. Abo ngabo tumenye ko bahari. Aba kabiri, mbese hari abashaka kwiga. Niba wumva uzigisha, urumva nawe wakwiga, Yesu uzemera kwicara ku ntebe y'ishuri wige. Aba gatatu, mbese hari abashaka kubatizwa mu Mwuka Wera. Uyu Mwuka Wera ni uzadushoboza kugira ngo dukore umurimo. Imana ibahereza umugisha. Ababa bahari rero, ijambo ry'Imana twese riraturuta, riradusaba kwicisha bugufi kandi tubigaragarishe kuzamura ibiganza, maze Imana iraza kureba icyifuzo ufite mu mutima kuko arireba, iramenya icyo ukwiye. Imana ibaha umugisha. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, izina rikomeye, izina ry'icyubahiro, izina rituruta, izina tutatinyuka kuvuga uko twiboneye, izina ryaturuhuye, izina rya Yesu. Turagushimiye uyu mwanya mwiza turi mu nzu yitiriwe izina ryawe, ahera hawe, muri uru rusengero rwiza gutya, ahantu wavugiye ubutumwa, ahantu ijwi ryawe Mwami ryavugiye, aha kuri uru rusengero kuri paruwasi ya Gihundwe, kuri uru ruhimbi, ku bantu bangana gutya, barimo bakozi bawe wahamagaye, barimo n'abashyitsi, barimo n'abanyeshuri n'abaririmbyi n'abakristo n'abadiyakoni. Mwami turagushimiye, ijambo ryawe riradusanze hano, ritubwira yuko dukwiriye guhinduka. Ijambo riremereye ridusaba kugira ngo duhinduke abigishwa bawe.
uyu murimo wo guhindura ni wowe wenyine uwufite, ariko uhindura ubyemeye, uhindura ubishaka. Niyo mpamvu n'abigishwa ubatumye uyu murimo wo kuzabatiza warababwiye ngo abazemera. Bisobanuye ko hari abazanga, hari abatuzabwira ntibemere, ariko abazemera azaba arimo mubatizo, azaba arimo babatizwa, azaba arimo mubatiza. Tuzamuye ibi biganza mwami, twemera guhinduka. Iryo sombi umwanzi yatwanduje, we wazuka sikura muri twebwe tugahinduka abigishwa bukuri, abigishwa bemera guhindura abandi, tugeza abantu aho watugejeje, twigisha abantu ibyo watwigishije, tuvuga ubutumwa dusa nabwo. Mwami, abari muri rusengero Mwuka Wera arimo yongorera, vuga ati nubwo uri hano nurahinduka, nubwo uri umugabo nurahinduka. Iryo jwi riri kuvugana natwe, nubwo uri umugore nurahinduka. Hari ingeso utarahindukaho. Uyu Mwuka Wera nakora umurimo we muri iki giterane, nakora umurimo we wo guhindura. Ntabwo ijambo ryavugirwa ubusa hano. Hari impamvu wamanuye ubu butumwa, hari kamera ushaka kudukuramo, hari ahantu habi ushaka kutuvana, hari aheza ushaka kutugeza. Uhabwe icyubahiro mwami wacu. Twemeye kwiga, turashaka kwicara, tukicara ku ntebe y'ishuri ukatwigisha. Wamara kutwigisha natwe tukajya gutanga umusaruro, ibyo twize tukabyigisha abandi. Hano muri iri teraniro hari abagize icyo cyifuzo, bumva bakwiga, bumva bamenya, bumva basobanukirwa kugira ngo bazajye kwigisha abandi. Abagize icyo cyifuzo nabo turabasengeye, uzabashoboze mwami. Uyu mutwaro ukomeye cyane wo kwemera kwiga, nuko rara amajoro, nugusoma. Pawulo yabwiye Timoteyo, yaramubwiye ati kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma, ujye ugira umwete wo gusoma, ujye ugira umwete wo gushaka ibitabo usoma. Uyu mwete turawusengera, turawusabira abashumba b'itorero, turawusabira abaririmbyi, abantu wahaye impano. Twigishe gusoma, tumenye ibyanditswe byera, tubimenye. Nitumara kubimenya tubyigisha abandi. Ndasengerera itorero mwami kugira ngo twuzuze Umwuka Wera. Wabwiye abigishwa urabwira uti ndabizi ibibazo mufite binyuranye cyane n'imitekerereze yanjye. Mwe murimo murabaza iby'igihe ngomba kuzanira ubwami muri Isiraheli, ariko si ibyanyu. Iby'ibihe n'amatariki n'amasaha, ibyo si ibyanyu. Icyakora muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira. Umwuka Wera namanuke muri uyu mwanya. Imbaraga z'Umwuka Wera nizimanuke, ijuru rifunguke. Ni wewe wenyine ufite uyu mubatizo, ni wowe ubatiza mu Mwuka Wera, kandi ubatiza abemeye, abakeneye, abumva bakennye. Uwiteka ndasengera itorero, uduha ibihe by'ububyutse, abakobwa buzura Umwuka Wera. Ko Yoweri hano aravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura. Dukeneye Umwuka Wera mu rubyiruko, Umwuka Wera mu bagabo n'abagore, Umwuka Wera mu miryango yacu. Muri iki cyumweru cy'umuryango turasaba Umwuka Wera kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe. Urakoze mwami, imitima yacu ikeshejwe n'ijambo ryawe. Umunezero ukomeze kuba muri iri teraniro. Ibyo mbisabye Imana niyoroheje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana tuyiha amashyi n'impundu nyinshi. Umuntu w'Imana yaravuze ati ye ntacyo nishoboreye, ariko ashyuhijwe n'umuriro, ati Mana none huzuntume. Mana ntegeku unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntegeku numamwa mu bundi imbere
tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo ryaye. Mana yanjye ntege kubunkoze w'ikarari. Mana yanjye ntege kuntuma. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami w'abazabakira. Oh, ababwira ati mwakoze. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami w'abazabakira. Ati bwira ati mwakoze neza. Mana yanjye ntege unkoze w'ikara ry'umuri. Mana yanjye ntege ntuma mwami n'ubundi imbere yawe. Yesu ashimwe. Andi mashyi menshi tuyakomera Imana, kandi dushima ijambo ry'Imana tumaze kumva, dushimira umukozi w'Imana imaze gukoresha. Haleluya, haleluya. Nzi ko hano habaye uruhurirane rw'imirimo myinshi mu itorero. Nkuko nababwiye tugitangira, turi mu kwezi kwahariwe umuryango mu itorero ryacu ADEPR mu rwego rw'igihugu, ariko by'umwihariko iki cyumweru tukaba turi gusoza icyumweru cyahariwe abana bato ndetse n'ingimbi n'abangavu. Nta materaniro turi gukora rero atarimo abana batoya, niyo mpamvu ndetse n'abangavu n'ingimbi babandi batarengeje imyaka 18. Niyo mpamvu hano n'aba bana baje ngo tubane, bafite gahunda zabo baraza gukomeza gusoza icyumweru.